Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe nanjye Natasha Kiza. Niba ari bwo bwa mbere uje kuri channel mbagezaho video zubaka urukundo kugira ngo rusenyuke. Ntugende rero utakoze subscribe guys, kuko iyi video muri makeya urayikunda cyane. Niba witegura kuba utwara umukobwa kuri date nk'ibisanzwe, rero reka dutangire intashyo zacu dusuhuza umuntu witwa Ishimwe Aime Gentil. Ndagushimiye cyane kuba ukurikirana ibiganiro mbagezaho kandi ugasiga comment usaba yuko twagusuhuza. Nawe niba wifuza yuko nagusuhuza ubutaha, wibuke usige izina ryawe aho hasi muri comment. Ikiganiro cy'uyu munsi ntago gisanzwe kuko ngiye kubahereza uburyo uganiriza umukobwa kuri date wenyine akakwisabira date ya kabiri, kuko ibintu uraza kumuganiriza ntago bisanzwe. Ni ibintu byose bituma umutima we muri makeya ugufungurira inzugi ukinjiramo udafite ugushidikanya na gutoya, kuko uba wakoze ku marangamutima ye guys. Narabibabwiye kugira ngo ufatishe umukobwa nuko ukora ku marangamutima ye. Ndaguha ibintu 10 bya mbere muri makeya byatuma uyu mukobwa aba comfortable mu gutangira ikiganiro cyoroheje gituma umumenya 100%. Icyiciro cya kabiri ahangaha ndaza kuguhereza noneho ibituma umenye yuko uyu mukobwa ibintu bimurimo. So ibibazo ushobora kumubaza noneho nawe bikwerekeyeho, kuko ntago umwibandaho gusa, ahubwo nawe urashaka kugira ngo umenye yuko hari reciproc ya. So niyo mpamvu rero naguteguriye ibi bice bibiri. Icyambere cyerekeye ku mukobwa, icya kabiri kikwerekeyeho. Noneho ndaguhereza message ugomba kohereza uyu mukobwa ebyiri zikomeye cyane. Nizo message ebyiri za nyuma ziraza gutuma muri makeya umukobwa anezerwa kurushaho. So ntugende rero utarangije iyi video. Reka dutangire hano n'ikintu cya mbere. Iki kiganiro rero muri makeya ndashaka kugira ngo tugitangire tuganira tureba yuko ari ibintu bisanzwe, ntago ari interview. Mugeze kuri date, uramusuhuje, wiriwe gute, cyangwa se transport yari imeze gute, hari akavuyo mu mujyi, cyangwa se hari traffic. Bazi utubazo nk'utwo two gutuma ikiganiro gitangira buhoro. Muragiye mwicaye, making sure yuko ukuruye intebe ye, cyangwa se niba intebe itari yo gukururwa, making sure yuko abanza kwicara mbere yuko wicara ya. Mukimara kwicara umuntu ashobora kuza akababaza ati ese murarya iki cyangwa se muranywa iki. Aha ni hahandi uhita ufatiraho noneho ibibazo bigiye gutangira biza. Uti ese ni ibihe biryo ushobora kuba ukunda, dushobora kusaba kano kanya. Iki ni ikibazo cya mbere ubaza umukobwa. Arafata menu atangira arebe, akubwira ati nishimira kurya ibi n'ibi. Hari igihe abakobwa baba bafite n'udusonisoni, ukabwira n'uwo muntu uri kubaseriva uti duhereza ibi n'ibi bitewe n'ibyo umukobwa yakubwiye. Hari n'abantu batazi no gusoma za menu, bayikuzanira mu maso, muri make ukabona ibintu biragucanze. So kugira ngo umugire comfortable aho hantu mushobora kuba wamutwaye muri restaurant ihenze cyane cyangwa se restaurant iciriritse, niba ubona yuko atari à l'aise mu kuba yareba ibiryo, ayo mafoto, amazina yabyo is too much, just mubaze nibihe ashobora kuba akunda, then urebere kuri menu, umwereke ko ari ibintu bisanzwe. So mu gihe rero uri kumwe n'umuntu ukabona yuko muri makeya akeneye ubufasha, step up kandi umufashe kugira ngo ikiganiro cyanyu kigende neza. So icyo ni ikintu cya mbere cyari kirekire cyane, ariko ndashaka kugira ngo ucyumve neza kugira ngo in case habaye case nk'iyo ngiyo uzarebe uburyo ubyitaho. Ikintu ahangaha cya kabiri wamubaza uti ese ni yihe movie cyangwa TV show muri makeya udashobora kurara cyangwa se udashobora kumara icyumweru utarebye cyangwa se igushimisha. Aha umukobwa afite inkuru nyinshi arakubarira, aba acteur akunda, TV show akunda, ubuzima muri makeya bwo mu ma movies abantu yishimira. Ahazabikuramburira byose kandi ubone yuko ikiganiro kiri very simple kandi utumye muri makeya umenya ibintu ashobora kuba akunda. Ushobora kuba na musique, akubwiye ati nkunda urutondo runuru, sinshobora kuryama ntumvishije indirimbo izi nizi. Aha bitumye umukobwa agira ikintu cya connection nawe, kuko abonye yuko umubajije ibintu muri makeya bimushimishije.
wibuke neza kugira ufatishe umukobwa ukora ku marangamutima ye, ibintu byo yishimira nibyo bintu bya mbere ugenderaho, kandi ahangaha arimo araguhereza amakuru atandukanye. Ikibazo cya gatatu wamubaza uti indirimbo ikuzanira morale ni iyihe, cyangwa se indirimbo ukunda wakumva umunsi ku wundi. Ibi byari bimeze nk'ibyo ngibyo twari tuvuze haruguru bya movie. So aha naho azakubwira indirimbo azimushimisha cyane. Nkanjye Rihanna kabisa sinshobora kurara ntamwumvishije, anzana akamorale, nkunda uburyo aririmba cyane. Ikibazo cya kane ahangaha wamubaza uti dream y'ahantu wifuza gutemberera ni hehe. Umukobwa bafite ahantu henshi yumvishije cyangwa se yakoze research ashakisha ahantu yishimiye, ahantu se yifuza kujya muri weekend. Ashobora kuba ari picnic, ashobora kuba ari ku mazi, ashobora kuba ari ahantu hatandukanye. Umukobwa azakubwira ikintu kimushimisha, ahantu muri makeya yifuza kuvizita mu bihe bizaza. Ikibazo cya gatanu ahangaha wamubaza uti ni izihe nzozi wigeze ugira ukiri umwana, ese waba warazigezeho, ese ni iki kikubuza hari kubigeraho. Ukiri umwana uba ufite ibintu byinshi cyane wabonaga muri make bikunyura ukumva ushaka kubigeraho, ariko iyo dukuze kenshi usanga za nzozi rimwe na rimwe tutazigeraho bitewe n'ibintu bishobora kuba byarabayeho by'imbogamizi. So ni byiza ko wamubaza icyo kibazo, niba hari support ushobora kuzatanga kera muri kumwe, iki kintu akazakigeraho. Ni ibintu muri make byamufasha cyane. So umukobwa rero azakubwira ibintu ibyo ari byo byose bishobora kuba yarishimiye ari mutoya, ariko kuri ubu ngubu niba yarabigezeho ni haleluya, niba atari yabigezaho ugomba kumuha iyo nkunga. Ikintu cya gatandatu ahangaha wamubaza uti ni ikihe kintu cyagusekeje cyane cyakubayeho. Hari utuntu twinshi tuba ku buzima bwacu, ibintu bishobora kuba byarabaye, bishobora kuba ari ibintu wakoze uri umwana, cyangwa se ibintu wakoze wakuze nabyo, ariko icyo kintu cyanze kukuva mu mutwe, urakibuka ugaseka uti wow, ibintu koko ni njyewe nabikoze. So icyo kintu kiri ku mutima we wenyine, niwe uzi icyo araza kukubwira. Ikibazo ahangaha cya karindwi wamubaza uti ninde ufatiraho urugero, ninde ufatiraho icyitegererezo. Buri muntu wese aba afite umuntu muri makeya areberaho ingero. Umuntu ukubera urugero cyangwa se icyitegererezo ni ikintu muri makeya ugendana nacyo umunsi ku wundi, n'ibyo ugiye gukora byose, n'ibyo ugiye kuvuga, uwo muntu tujuru aba ari mu bitekerezo byawe. So uwo mukobwa azakubwira uwo muntu ninde muri makeya. So ni byiza yuko twese tugira umuntu w'icyitegererezo. Wowe uri kureba iyi video, ninde muntu w'icyitegererezo cyawe muri makeya? Wamudusangiza aho ngaho muri comment, ukandika izina rye, niyo yazaza kuri channel, cyangwa se akabona yuko muri makeya wamuvuza aho ngaho ukabivana mu mutima ukabyandika, byamunyura cyane. Wamubaza ahangaha ikintu cya 8 uti ni ikihe kintu utabaho udafite buri munsi. Buri muntu wese aba afite iki kintu guys. So umukobwa kuba umubaza iki kintu yakubwira uti umva iki kintu kiri special cyane, nkikubwiye maybe wavuga yuko ntandukanye n'abandi, ariko ndakubwije ukuri yuko nshobora kuba ndi addicted kuri iki kintu, ntabwo nshobora kurara cyangwa se kwirirwa ntafite iki kintu. So icyo kintu rero niwe ushobora kuba yakikubwira. Ikintu ahangaha cya 9 wamubaza uti ni iyihe siporo ukunda cyangwa se ukina. Iki nacyo ni ikibazo cyiza cyane cyo kumubaza, kuko uzamenya siporo akunda ni iyihe, cyangwa se n'umufana w'iyihe kipe. Amakipe ni menshi cyane muri iyi minsi, abakina umupira w'amaguru, abakina basket, abakina volley, azakubwira muri makeya ikintu yishimiye cyangwa se ikintu akunda gukina. Okay, ikibazo cya 10 ahangaha wamubaza uti nihe hantu wigeze ujya ukumva yuko wasubirayo kenshi gashoboka.
iki ni ikibazo cyiza nacyo cyo kumubaza kuko urashaka kugira ngo umenye impamvu ki aho hantu hari special kuri we n'impamvu ki ashaka kugira ngo asubireyo. So ni ikibazo cyiza nacyo wamubaza. Alright. Mfite ibibazo noneho biri deep cyane nshaka kugira ngo uyu muntu umubaze. Wamubaza uti niki wambonyeho cyagushimishije cyane. Ahangaha utangiye kwinjira deep cyane mu rukundo kuko urashaka kugira ngo noneho umubaze ibintu bikwerekeyeho kandi muri make urebe feedback araguhereza uko imeze. Ikindi wamubaza uti kuba turi kumwe ubyakira gute? How do you feel? Aha nabwo azakubwira impamvu ki ari kugumana nawe, impamvu ki ateganya kugumana nawe na gahunda ashobora kuba afite muri uwo mubano wanyu. Ikindi ahangaha wamubaza uti ni ibihe bintu bituma uhitamo umukunzi wawe, icyo wanga ndetse n'icyo umukundira. Aha nabwo azakubwira uburyo yiyumva iyo arimo aratoranya umuntu bashobora kuba azakomezanya mu rukundo. Azakubwira amahame ndetse azakubwira n'ibyo yanga n'ibyo akunda byose. Azakubwira muri makeya uburyo ashaka umukunzi we uko yaba ameze muri uwo mubano wanyu. Ikindi kintu wamubaza uti wigeze ukunda umuntu before ukumva wasara? Yes guys, abantu muri iyi minsi basigaye bakundana mu bintu bitandukanye. Iki ni ikibazo cyiza cyane cyo kubaza kugira ngo umenye aho uhagaze. Ushobora kuba uri gukundana n'umuntu kano kanya ariko utazi ibintu ashobora kuba yishimira cyangwa se ibintu ashobora kuba yahitamo. So ni byiza yuko ubimenya rukikubita mbere yuko ukomezanya nawe. Ushobora kuba uri kudatinga umuntu ariko yikundira ibindi bintu ariko wowe ntago ufite clue. So ni byiza yuko ubaza iki kibazo. Ni byiza yuko ukibaza kabisa kugira ngo umenye yuko ashaka kuba akubwira ati what, nkunda umukobwa umeze gutya na gutya cyangwa se nakundanye n'umusore umeze gutya na gutya. Ukamenya aho uhagaze uko ibintu bimeze. Ikibazo cya gatanu ahangaha wamubwira uti niba hari ikintu kimwe nakubwira kikakunezeza kano kanya, icyo kintu ni ikihe? Umukobwa afite uburyo araza kukubwira uburyo umubajije iki kibazo, afite uburyo araza kugusubiza bitewe n'uburyo wifashe kuri iyo date. So ashobora kuba yakubwira ati nishimira cyane iyo umuntu ambwiye amagambo ameze gutya na gutya. Ashobora kukubwira ati iyo umuntu amfashe gutya na gutya biranshimisha. Ashobora kukubwira ati donc ahangaha arakubwira ikintu kimuzanira umunezero bitewe n'uburyo wamufashe cyangwa se uburyo mubanyemo. So compliment rero akeneye kano kanya nayivugaho making sure ko icyo kintu uzajya ukimukorera kenshi gashoboka. Alright, sasa guys, kano kanya uri tayari yo kuba warangiza ikiganiro. Noneho ugiye gutaha making sure yuko ugira uyu mukobwa yuko umushimira cyane kuba mwagize ibihe byiza, ibihe byiza cyane. Wamubwira uti urakoze cyane, twagize ibihe byiza cyane cyane, ndishimye kuba twabonanye. Ibi byereka umukobwa yuko muri makeya wamushimye kandi washimye uburyo yasubije ibibazo byawe, washimye uburyo yitwaye, yaguhaye umwanya donc yitanze uko ashoboye kose kugira ngo ubibone. Telefone ye yari iri iruhande, wabonye yuko ari kukuganiza kureba, wabonye yuko umwanya we muri makeya wari uri aho ngaho, ntago yari ari distraite ari kureba hirya no hino. Wabonaga yuko ari kumwe nawe 5/5. Noneho kano kanya wageze mu rugo, wamusukumira message imubwira uti wakoze cyane kumpa umwanya wawe. Nizere ko iyi atari date yacu ya nyuma kuko wanshimishije cyane, ndifuza ko tuzongera guhura.
iyo niyo message ya nyuma guys wamwohereza kuri text message yageze mu rugo, kandi making sure yuko umubaza niba yageze imuhira amahoro, cyangwa se niba wanamuherekeje nawe ukahita utaha mu rugo, making sure yuko umusukumira iyi text message mu gihe uzi neza yuko agiye kuryama. Apana umugejeje mu rugo, ugeze mu rugo uhise umwohereza message, making sure ureke akanya gatoya nko mu ma 23h aho ngaho saa 5 z'ijoro aba ariho usukuma iyi message, arayibona yishimye cyane, arara akurota. Alright, nibi bintu rero nari mbafitiye, nizera yuko hari uwo biraza gufasha. Turi kumwe rero, Imana ibakomeze cyane aho muri hose. A plus.